byaba byiza kubera yuko ntabwo abana bashomera urabona ko abana biza ari benshi ntabwo komeza uzaze mu mineke umugisha wawe Simoni ndakubonye uvuye mu kabari nta soni ariko se madamu wote yiturutse njyewe nkubonye usohoka mu kabari nurangiza ujye wishushanya imbere y'abantu ngo noneho nyumvira madamu yewe ahantu zose urareba ukabona ari mu kabari urasohotse ariko ukubona nurangiza uvuge ngo ariko se madamu wineza abantu tujye mu nzu turaganira ibiki njye nawe tuganire ibiki jewe ndanarambiwe umugore nkawe utanyumva ujya mu kabari umuntu nka Diakoni nkande najya mu kabari aho kumva mubwira ubwo se wabaye gutyo utasinze jewe muganga yansabye kunywa akayoga gakeya kugira indwara ndwaye iki muganga utegeka abantu kunywa inzoga asabaho none se wijemeye kumva aho kugira mpesi nanywa inzoga madamu nta muganga utegeka abantu pasiteri hagarara mute itara rya nyiri inzoga mada urahamubwire neza umugabo wanjye si umudiyakoni ndamuzi ni umudiyakoni njye namwiboneye avuye mu kabari ese ni gute njye nzakizwa byitwa ngo ni umudiyakoni kandi ajya mu kabari ubwo sibyo nibyo njyewe namwiboneye mu kabari mada iki kibazo cyawe tugomba kugifatira umwanya sibyo ahubwo ndi kubona ikibazo cyawe tugomba kugifatira umwanya oya uze mu gitondo ndaza rwose uze tumubaze ndaza ambwira ukuntu anywa inzoga kandi ari umusaza ndaza ahubwo ntamubwira ntakubwira byari byiza ariko shaka zongera ntakubwira kunywa inzoga kwawe ariko se mada warekera nibura kunsongera iyi ni imana yaguhannye urahangara ukajya kunywa inzoga uri umudiyakoni shaka uko nibyo kanze ngende gusa ukuguru nzongera kunywa inzoga pe imana yaguhannye ariko se wanzindagizaho kugira unsongeremo imana yaguhannye gusindagiza musindagiza iki mujyajya muri iyo biranya ngo nimurangiza aho ukozana agatebe twicaye ndi kubona tunagezeyo nabundi ndapfuye ayiwe ariko se madamu nawe noneho madamu wazana agatebe mbese moni bigenze gute kuko ndi kubona uri gucumbagira byagenze oya nakubwire nyamara simoni ufite ibyaha icyatanu akagabo kabanze mubwiye nakuwa mugabo wema sibyo ubu merutse kujya ku rusengero ndi kwihuta ngeze imbere mba ndaguye mva ngo urabesha uratakubesha ariko se madande kubesha kose simo urenda guterana amagambo mbwiza ukuri nk'umudiyakoni pe maze imana jewe nge ndavuga ukamvugira wa mugore mubwiza ukuri ureka kumubesha wowe wimvugira mu kambandi uhite munasoza simoni have mutenda kwandura mugabo wenyine kana nyiri gusobanura oya cyo icara utanananirwa dodore ayiwe cyo icara hasi nyine naravunitse amarasimo ndi kugwa nyine imvura yaraguye ngo mu cyobo naranyereye ndagwa madamu simvugisha ukuri pastor arimo arakubesha yari yasinze yanyweye inzoga kandi ngo ni umudiyakoni simo usigaye unywa inzoga nyine muganga ni wari wanegetse kunywa akayoga gake ariko kubigira indwara ikire simoni ibinyoma byawe muganga yagutegeka kunywa inzoga uri na diyakoni ukazinywa koko oya mumbarize nyine basi ni mumbabarire nanjye reba inyungu nanjye nabikuyemo mu bagaratiya igice cya 6 umurongo wa 9 haranditswe ngo nyamara nimwanga mukagoma inkota y'Imana izabari nanjye ndi kuyibona yanjye ni inkota y'Imana gusa nanza yaho ko madanye gora tugende yewe cyakoze yo mana yanyu yaguhanye ku cyumweru no kujya kwihanira mu rusengero tugende mana we uyu munsi ngenge yakuzajya ndanywa gake simoni nakubonye usohoka mu kabari ariko se madamu wozerutse himaza nturutaho umuntu w'umudiyakoni asohoka mu kabari nkande gute umva madamu ngubiri aho ko twinjira mu nzu umbwira bareka kuboneza abantu soni ariko rero madamu
aho kongera mpe nanywa inzoga Wanywa ngera inzoga? kwa muganga bambwiye ngo njye ndanywa inzoga kugira indwara ndwaye ikire muganga utegeka abantu kunywa inzoga asaba ndarwara ndwaye kanyica ntabwo muganga ategeka abantu kunywa inzoga umva madamu gerageza aho kugira ngo munzira nabakayo n'agakeya batiyakora ntabwo bishoboka buriya na pasiteri tujya tubiganira Aline shambwira umuntu wagufotoreye kuri anniversaire yawe kabisa nzawukwereka ari harya n'imyaka 10 mumaranye imyaka 10 Aline sha ibi birungo ukore